kabusa oya yaka ntabwo uri umupapa nta mwana ugira usibye umugore wigeze kwinjira ikarerwa bamwita bamade bamwitadura mu maganza wareraga abana babiri batari abawe ariko hari ikintu cyakubabaje wese urumva ahubwo ndi n'intwari uzi kurera abana batari abawe ari gukemeza ukabarera bitewe na wa mutima wa kimwe none se ubwo winjiye umugore ufite abana babiri ugomba kubarera nk'abawe none se ubwo ni ngombwa yuko uko wakwinjira umugore ari ngombwa ngo urere abana batari abawe yabareraga nk'abiwe yakamwana niwe nibura mu maganza hari umwana yigeze amubwira ngo tumenye yuko yabareraga nk'abiwe oya kanibaze yakiki jewe nabafitaga nk'abana banjye nubwo nge nta mwana ngira ariko ngewe iyo myumvire ndafite yuko umwana ni nk'undi ngewe niba narinjiye nyina nasanga nyina afite abana babiri nyina tubahuza akankorera buri kimwe nkeneye icyo abo bana ngewe nagomba kubahira nkamenya uburyo bagomba kwiga so niyo mpamvu rero n'umuntu wese mbagire n'inama niwinjira umugore ufite abana abo bana uzaba afite nk'abawe mbese reka tuvuge ko ubu ngubu wabafataga nk'abawe 100%. of course ni ukuvuga ngewe nta mwana ngira nta n'umumbeshyi cyangwa ugiye kumera nka gisuko ariko ngewe inshingano z'urugo ngewe narahahaga urumva umwana yabura ikayi nkayigura umwana yabura utubodaboda nkatugura yagira ikibazo nkakigura nk'umuntu wari uri muri urwo rugo nk'umupapa mbese tukiri aho ngaho Nzovu wowe urumva wemera ko umuntu atunga cyangwa se arera abana batarabe urangiye ko mbyumva nanjye ndi mukuru ishasha kangwe mfite imyaka 50 urangiye yakamwana gakosa gatani tereka wa mugore nawe ari we mamaganza nawe yaza ko yarakubyariye yamara kubitenda mfite inshingano zaba abana babiri nasanganye na mamaganza kuko nawe yarakubyariye atabitazamira nka isuku ngiye kumena umuceri twajyana ibiti gitarama badutumiye reka mbivuge isuku para umugore yari afite barabanye ariko babana wa mugore afitanye na kandi arakubwiye ngo ukuri kose niko kuvuga uteka mbikubwiye nyine rwose uko ugiye igisupusupu ugiye kumuraburisha ugenda ngusabye mwana Kigali ushatse kuvuga nge ndabizi gusa ndakubaza wowe Nzovu ubwo nawe urabona uretse nanjye gato biriya babyita gusenya nyabingi n'ibikoresho byazo urabwo abo bana bamaganza iyo baza ko ari bakuru yo kuza borongwa na nyina turebe ubundi babana nicyo umuntu apfana babyita gusenya ibikonoshwa na nyabingi zabyo iyo urongoye umukecuru wabyaye ukarongora umukobwa na nyina ubu ibyo bita gusenya nyabingi n'ibikonoshwa byayo ushatse kuvuga ngo yakarabikora ni ukuvuga ngo utwo twana twari iyo baza ko ari bakuru bari ku oya njye wenda sinabikora ariko bibaho barabasamura ukuntu rwose winjira umugore afite umukobwa mukuru wenda wowe ukiri akajene ukuntu ukajya ufatanya nyina n'umukobwa we si byose babyita gusenya nyabingi n'ibikoresho byazo ibyo byo bibaho rwose gusa ngewe ibyo ngibyo sinabikora pasi ngewe oya nese kuko usanga kenshi noneho abana bakiri batoya aribo usanga bashaka abamama bafite abana kuruta uko bajya gushaka abo bangana abana batoya uterekere z'iki ugasanga nka mama urabona afite agasore hari abakecuru iki gihe bafite amafaranga urabona hari abakecuru ugasanga nibura hari abakecuru gato aya kamwana yatatse mama wa papa kandi wa papa afite imyaka 60 Pamela afite 60 koko noneho neza ko yigize umumaseri none ejo ndetse guhurira Kimisagara yigize umumaseri nasere sora n'umubikira none asigaye yarahinduye nta kimwe primus asigaye yarageze kuri sikoro reba Kimisagara muri zaga kwa Clement nanjye twakubitanye arimo kunywa sikoro asigaye no kwa Clement abo umukecuru agiye kujya n'amafi
asubira ya mazi afite ibibazo byitaraga by'cyose ingero z'ubuza turebe kamera turebere ndo arazumva are mama apaperaga minya kuzunguza ariko wowe nyina wa pape murangana kurusha ingahe murangana rwose nanjye se nzamusamure zamugokomera rwose ko mungana se ntawabakora zamusamure rwose nese ubu ndabohotewe ntabwo ikibi ni ukumufata ku ngufu ariko baramutse bumvikanye yafite imyaka 52 igiye kuzura ejo bundi nibyo mfite ngo afite 60 sinjya mbeshya ngo udukobwa ngo tuze tunete ngo nabeshya imyaka mfite 51 mbabwira mwe abakobwa mwe musigaye mukunda baviye abasaza bakuze niba bafite amafaranga nta mafaranga ufite nese ubwo wowe nagukundira iki ndabizi abakobwa b'iki gihe basigaye bakunda abasaza ngo nibo babahakeya nibo babaha icyo bashaka ariko ndovu weho nta mafaranga ufite nta mukobwa wagukunda abasaza b'iki gihe nitwe dufite hoho ako zamaza abantu hoho zamaza abantu niyo mpamvu abagore babyinshi tugomba kubakatira kuko babizavara imodoka ugira ngo dufite hoho koko mfite imodoka y'imena itatu ugende n'ibirenge ko wuzi mu gasekero ko nkuzi Sodoma ko dusangira buri munsi ndovu hoho wayikuye wowe ntabwo mvuze imodokari nkunda bya bijyamu bibyibushye nka mukaruzanga ibyo bita hoho nta modokari hoho ibyo nanga amavatiri kuko ngenzi ubu nta perime mfite ya hoho ariko mfite perime ya twa dukobwa dutoya twamaneke mfite A na B hari akamaneke mbonye hano rero hari akamaneke mbonye mu hoteli keza wiyi kakamaneke keza ariko ntabwo nkunda udukobwa tutumanike muca ku mukobwa ibuno byibuze rireba hejuru riri kuri kare kuri kare mbese wasubiye kwa mama Ganza ikarembure abana cyangwa bamaze gukura uhita ubakatira niyo mpamvu usigaye uba Sodoma ikarembure yavuye ariko naritanze mbese niba mama Ganza twaramaranye hafi kwezi niba ari amezi 2 urumva ko nitanze ariko niwe muntu nabonye bankuragamo inkweto akanyuza ibirenge akansiga uwo mugabo azasubira urumva navuze ati mama Ganza rwose utanga kiyafu ategereje kugira ngo ninjire umugore w'abana babirisha ariko barunashoboye keya zari zihari wa munyamakuru reka dushimire abagore mu kigero barimo gutanga keya ugafata nka ya kamwana uyambuye inkweto ibirenge birimo kunuka ukemye ukitanga ugafata sitore ukamukoba iyo tubashimiye aba bagore ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru niyo mpamvu ngiye abagore bose expecta none expecta expecta ni ibishyushyu icyubahiro tugomba guha abagore bafata sitore nka ya kamwana bari kwica abagabo hari umugore igicumbi ejo bundi yatanye n'umugabo we bavuye gusangira agacupa baragenda bageze mu rugo umugabo yamukubise urushyi umugore ahita yegura agafuni akakubita umugabo hano mu musaya umugabo abariramba mw'abagore mwakwitonze kwica abagabo mukazaza aho kugira ngo njyewe uzanyice nk'unka nzovu bita umugore w'umukonyine bita mu masandirine agakubita bagwe yitabagwe wowe wa yago umukonyine kugira ngo azanyice nese ufata ibyanjye ndagenda sigamo igikono n'akari wahisemo kwicomokera n'abacomotse nyine bakora aho mva nzovuka ndamufasha aho ngaho ndababwire nanjye mw'abagabo aho kugira ngo uzarinde wicara n'umugore inshuro ya mbere aragusuzugura inshuro ya kabiri aragusuzugura n'ibintu byose natakwica azagufungisha ugenda wari mageragere akorane n'uwo bakoranaga ikindi wowe uri mageragere kwirirwa ufuha ngo umugore yaguciye inyuma icya mbere urafunzwe ukatiye imyaka 20 warenze wari mageragere ukirizwa ngo umugore ngo yaguciye inyuma nose ugira ngo gutegereza imyaka 20 uzafungura ariko nanone naguca buretse nsozi mageragere nabo barapomora buretse nsozi je ni buri mageragere for example ngiye yakandi mageragere yateye imyaka 20 aba mfite umugore wenda tubyaranye kabiri agifite imyaka nka 23 akiri muto bankatiye imyaka 20 ubwo navuga ati ngo umugore azantegereza imyaka 20 zashaka undi mugabo abagore nawe ugashaka muri gereza amahirwe rwose nkabona umuntu kurongora
ukajya umbona ukuntu nsura Mageragere bakongora rwose akakugura agasukari ubundi se ko umugore aguca inyuma uri hano udafunze ntansubira no kuguca inyuma ufunzwe uri Mageragere ariko nawe wa mugore niba mubomora hanze niba muri gereza bazaba bakubomora Mageragere babomora nde barabomora ndi umutinganyi se nyine rwamo amafaranga njye nafunzwe umwaka mfungwa amezi 6 gereza nkuru y'akarere ka Gicumbi gereza bita Miyove ubu isigaye yitwa karere gereza y'akarere ka Gicumbi nakose amezi 6 n'ejo rero ngo kwafata ku mavuta ejo bundi ntabwo nafunzwe ni kuri sitasiyo ngewe mbaze gufungwa barakujya Mageragere cyagiye wakatiwe ukamanuka muri gereza nk'ubu yakamwana afite umwaka w'umusubizo izibeshye gatoya baza kuduhiga mu Nyakabanda sinjye wasigaye njyenyine ufite umwaka w'umusubizo waza kumfatira gukubita nk'amezi 6 ayo magambo warawigira ngo nturafungwaho ngo ngenze ngo nyamara neza ngo ntago ndafungwa waza gukubita nk'amezi 6 cyangwa gakunjanira iwawe wazavayo warabaye muremure impamvu bitewe naho nashatse hari imbaraga bitewe naho navuye imbaraga ziki naho naturutse aho waturutse Inyanza hari imbaraga mwamwumvise buretse gato iwanyu hari imbaraga niyo mpamvu zitwaza icyurucyo mbo urusha Miss Muheto imbaraga Muheto nuko yasinze mbibutse harakaba wowe imbaraga ushatse kuvuga nizimeze Miss Muheto harakaba yanywereyemo babwire bantu mwitwaza icyo muri cyo ngwisani generale ngwisani kapitene bazakuzirika bazakuzirika yanywereyemo Muheto bagapeti bitsingi ni 10,000 hano hanjye sinahanywera nuko waruvuze ngo waho washatse ngo hari imbaraga iwanyu ni Inyanza ngo hari imbaraga bivuze ko wakora ibyo wishakiye ntabwo bakuzirika hano n'umuyobozi baramuboha none se Miss Muheto impamvu bamufunze badusobanukirwe ibyo kuvuga ngo iwacu ngo hari imbaraga ngo nawabikora none se ikintu ndimo ndibaza aka kanya ukumva uri gusanga ufite imbaraga muri iki gihugu we nta uri munsi y'itegeko muri iki gihugu n'abaminisitiri barababuhanganswe wowe iwanyu ngo ni Inyanza nanjye se ni mu ijuru yabanayo ahangaha turazakugumya twibaze ukumva kuri kibazo kimeze gutya kuki nimve muri toilette kuki ukumva urubyiruko rurimo rwa kera n'urw'ubu hari imico igiye itandukanye bafite se nuko umuco ugenda ukura nkuko babivuga cyangwa hari ikibazo mwebwe mubona mu mboni zanyu kibitera harimo nko kujya kugura indaya indangamirwa ntabwo kivuga indangamirwa indangamirwa ni ukuvuga ngo twebwe turagura ariko ikintu nashimira indangamirwa urubyiruko rw'abenshi biba n'ikingiye ariko indaya uzagera ku ndaya uyu niwe wanjyanye mu ndaya ahantu bita Sodomu umugore bita Alisa wa Sodomu niwe wanjye ufite utwana tubango Nzovu niwe wakuraruye Nzovu niwe wandaruye niwe wandangiye umuraho niwe wanyeretse ahantu bita Sodomu ubu mara guhembwa gusa n'ahandi bagira ngo barandura ariko gusa ikintu nge nshimira indaya zicuruza ni ukugera kuri bwo ugasanga ikarito ya Prudence ni wandure ariko bazitangira n'ubu babajya no kuzifata hari abantu bazibahera ubuntu indaya ariko abangaba bitwa ngo baba mu mago ngo ni urubyiruko ngo ni abanyeshuri ababo akenshi bagira n'isoni zo kujya gushaka Prudence ntiyajya kuri botike ngo mume Prudence kubera iki bikina n'ubu wenda umuntu baturanye azi iwabo azi se azi nyina aravuga ati njya kuri la botike Prudence azabibwira mama ejo mama nazana ugasanga abenshi bano baba mu ngo bakoreraho ariko indaya uko byagenda kose uzayisanga ni karito ya Prudence mbega niko kazakora ko baba bari kandi buriya nanjye yakamwana naguciye mu ijambo nka petit frère hakuya ngiye guteta umukobwa w'iki gihe ufite imyaka 20 anyumvira ubusa amwita inzobo zagwa kuri bona cya kuri nohe nzajya kukigura mu ndangamirwa tuvugana amafaranga nimba ari 2 nimba ari 3 yagize akazi nanjye nigende nawe none se ni byiza ko wagira abantu inama yo kuvuga ngo bagane indaya abwo reka mbonere kubwira urubyiruko rw'iki gihe mwinde kujya mu biyobyabwenge rwari n'itabi za kokayine bagira nimba ushaka kuba ngo
enda ejo nzovu nzaba nitabye Imana, Yakamwana yitaba Imana, hari icyo bazatwigira. ubwo se Miss ko yari yahiye wese urubyiruko arengeje 22 arakuze ariko ubwana ngo arengeje 23. uramuzi igihe gutese simbizi ariko ndamukeka ko nawe akiri urubyiruko. niyo mpamvu nyine ariko iyo bavuze urubyiruko ubundi wumva ko ari ugwera ku reka mbikubwire kuri uwo rubyiruko n'ugwera ku myaka ingahe? yasamye agacupa akagonga ajya bya biti byo muri kaburimbo byita umukindo, akagonga ibintu byose akagonga. bavuga ngo uriya ni umwana n'urubyiruko nawe kuko ntabwo arengeje 23 niba ari myinshi. So ni urubyiruko. urabona rero urubyiruko rw'iki gihe duhereye kuri Miss wacu umukobwa wacu urabona we ubwabo yarabagaragaje. none baze kubona Miss none umukobwa wo mu nyobozi, none ibaze bano bari munsi ye none barashize. ni kwa kundi iyo umuntu akuze abakuze nka mama wa papa Imana imuhaye imodokari, usibye ko yacuje icyo kigahomba cy'ibisaka n'amandazi yeza kugura imodokari. mama wa papa n'amaso nzi afite arakuze, yari kugonga imikindo. bari abantu b'urubyiruko ngo reka mbikubwire. none se Yaka ubona Nzovu azagura imodoka? Nzovu nta byiza ukitegereje. Nzovu narakubwiye ibyo ugenda wivugishwa ngo ejo heza. Nzovu waretse tukazapfa urwo dupfuye. uracyafite icyizere ko kuzagura igipangu ukagura imodoka uje 52 nanjye ufite 38 nta cyizere mfite cyo kuzagura imodoka. nanjye reka ngire inama. mu myaka ya 40 ufite shakamo abana babiri bariya ba mama Ganza sabaho niyo ngenzo mfite abana bane we bya none. ahubwo Nzovu uzaza mu bukwe bwanjye uyu mwaka wa 2020. Yaka ujya gukora ubukwe wabuze kubikora ubutenye kobuja wagiye muri Amerika siya uzakora ubu ngubu. mabuja nashimira ko zikunyibutsa mabuja Mutoni Asiya ejo twaravuganye ejo yatangiye ntabwo ari ejo twaravuganye. mabuja yatangiye akazi yaranyeretse kuri video korana asigaye akorera, asigaye yitwara akajya ku kazi. imodoka muri Amerika se? muri Amerika asigaye yitwara akajya ku kazi. imyanda muri Amerika muri Amerika rege imodoka ni ikintu very simple, nta muntu ugenda n'ibirenge hariya. imodoka barayigwa ukajya ukora wishyura, ntabwo imodoka yari igitangaza. so icyo nashaka kuvuga rero mabuja yatangiye akazi ubu iyo yagiye ku kazi umugabo asigara akora ibyo mu rugo yose, umwana agasigarana umwana. noneho umugabo yaba yagiye ku kazi mabuja agasigara akora ibyo mu rugo. muri Amerika nta mukozi wo mu rugo ndababwiye ngo mwe mwamenyereye gukoresha abakozi bo mu rugo. muri Amerika nta mukozi wo mu rugo ubayo, buri wese arikorera ku giti. ni ukuvuga niba uri umugore cyangwa niba uri umugabo ugomba kumenyera akazi kose. iyo umugore yagiye ku kazi umugabo asigara akora inshingano zo mu rugo, umwana ukamusigara. ntabwo rero uzava hano waramenyereye gukoresha, uretse baguhanagurira inkweto agashati bakaguhanagurira babandi mwamenyeye kurya mudakora. babandi mwamenyeye kurya mudakora muri Amerika ntuzirirwe ujyayo. in America is to work, go ahead. ariko Nzovu can you wait for a few minutes? Can you try to speak English? Ujye kujya muri Amerika can you try to speak English? Ujye muri Amerika wari gukora akahe kazi sa koza imirambo y'abakene. Ese Yakabundi niki gituma kugeza na n'ubu uri umwe mu bantu bakunda kugira amahirwe yo kujya muri Amerika? ntabwo nkunda kugira amahirwe. bigenda bite? buretse gatureka kugira amasindi bihe yeko ni Nyabingi. yewe dosiye yanjye birorundebe nyirabihogo. Nyabingi yaturutse i Bugande byumvaho Yakamwana yavuke yitwa Nyabingi, bahita hari abo bita Banyira Safari. ntukambugiremo ntabwo ndi bihe ko sindi Nyabingi. urumva uretse tubwira ngiye cyo nashaka kukubwira. igihe dosiye yanjye yo kujya muri Amerika yarahagaze, nayibonye rimwe yarakwanze. ntabwo rero ngewe njya muri Amerika buri munsi, gusa dosiye irahari.
njye nari kujya aho bita Kasasi ariko famiye yanjye ubu tuvugana iri Michigan nindamuka nahagurutse hano nzerekeza aho bita Michigan. Urateganya gusiga u Rwanda se ukaba wajya hanze? Uravuze ngo bye njyewe sindi n'umunyarwanda, sindi umunyarwanda, nuko identity refugee card yanjye nayize mbarirwa mu nkambi ya Mama mu karere ka Kivu. Yakagira umfosi je ne suis pas rwandais, sindi umunyarwanda, I'm refugee from DRC. Bivuga ngo noneho anytime wa flying, anytime isani sawa kumva tiyaka bakira imizigo werekeze United States of America. Ariko ubuzima bwiza bugiriye mu Rwanda igihe ujya kuboma inda za Sodoma barisa nagusigiye oya gusaba bese uramutse ugiye muri Amerika ntuzakumbura ibyo bintu byose waboneye mu Rwanda. Oya gukumbura ntabwo nakumbura n'abariyo barakumbura u Rwanda na Kongo ndayikumbura ari igihugu nahunze ni iwacu niho kavukire naho ndakumbura gute nakumbura u Rwanda si igihugu cyacu ndabunaza kuzanyoza amadara n'ijana igihugu cyacumbikira imyaka igeze kuri 20 kuki nahakumbura noneho ikibazo nzakumbura Nzovu nzakumbura Kanyumba nzakumbura Abapampa nzakumbura abantu bose nzakumbura abantu benshi urumva rero njye ntabwo nabura gukumbura uretse ko wenda bya bindi bavuga ngo hari ukuntu umuntu agera United States. Pamela mbaje kumusoza iki kiganiro ari Kimisagara nk'umwimvura irimo kugwa arimo gutekera abakiriya b'icyayi bakiri nababwira rero nshuti bantu muri China mugende gake abantu bashiriye ku pwinga Gasaro TV bamuboshe bana hariya kuri Great Hotel bapakiye abantu benshi umuntu ngo yapfuye nuza Great Hotel nabyo mbise sinzi ikintu nakubwiye mugabanye amagambo by'umwihariko y'urukozasoni. Umuntu uzi ko yahaye platform Jack baramufata uwo ari we wese n'abandi bari guhiga reka nongere 30 minutes tirabaye akimara gufungwa yaravuze ahantu inda zifungirwa bahita gukiza Bugesera bahita muhanyi kuruhita bahita ngitwe yakamwana yasabiye Jacques gufungirwa hari ahantu kandi ahantu hajya indaya Jacques ntabwo ari indaya Jacques ni umusitari bitewe yuko aribyo yaziraga bitewe uriya mugabo yapfukamiye agatelevi yapfukamiye wamupfukamiye Jacques se si wamupfukamiye ahari nise Jacques yateye ivi cyangwa amutera yari afite umugabo amutera ivi gutera ivi uwambitse umusore impeta noneho kwashya niki noneho Jacques afata impeta y'umugabo sinzi nimba byari plaque z'imodoka cyangwa plaque zimeze cyane yenzi babeshya ni plaque bafata impeta ahita muri toilette njya kiganiro nakoze mvuga nti ya meta ibimodoka bita maze amacafu bividura amabyi kwa